Haleluya. Mbere ya byose mbanje gushima Imana, umwami n'umukiza wacu, uba waduhaye uyu mwanya kugira ngo turusheho kongera kuganira ku murimo wayo, turusheho kuganira ku itorero ryayo, turusheho kumva kandi tunyuzwe, twuzuye Mwuka Wera, ishimwe n'icyubahiro bibe ibyayo none n'iteka ryose. Amena. Rero ni ikiganiro itorero n'umurimo w'abizera mutegurirwa na Clairvoyance Christian Ministry, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Mu kiganiro giheruka twari twarebeye hamwe imirimo itegereje umukristo igera muri 33 inarenga, harimo atari akenshi iyo tuvuze umurimo w'Imana benshi bahita bumva umurimo wo ku gatuti cyangwa umurimo wo kuri aritari gusa, ariko hano nashatse kugira ngo mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe uburyo ari byinshi kandi byabasha kuguhesha umugisha. Uyu munsi rero ndagira ngo twongere turebere hamwe amahame yo kwizera cyangwa icyo twakwita faith statement. Ndagira ngo nongere mbibutse gatoya tukiri muri ibi by'amahame yo kwizera, hari ikintu twabonye cya mbere twavuga ngo itorero, intego yo kubaho kwanyu nk'itorero. Twasanze mu ntego yo kubaho kwanyu nk'itorero hari intego nibura nyamukuru ebyiri. Ni ukuvuga icya mbere twasanze ari itegeko risumba ayandi, ari ryo tubereyeho gukunda Uwiteka umwami Imana yacu n'ibyacu byose, no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Icya kabiri twasanze nanone ari inshingano isumba izindi, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo n'abantu benshi bari mu nzira yo kurimbuka bakizwe. Rero nyuma yaho tuza kureba impamvu turiho nk'itorero. Nanone tubereyeho iki? Icya mbere twasanze tubereyeho guhimbaza kubaho kw'Imana, kuyiramya. Turongera tureba ikindi cya kabiri, ko tubereyeho kuvuga ubutumwa bwiza. Nta kindi kintu tubereyeho usibye kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, uko yavuye mu ijuru akaza kugucungura wowe nanjye, yarangiza akaduha agakiza ke ku buntu, akaduhindura abana b'Imana. Tukiri mu isi tukaba turi no mu ijuru nk'ingingo z'umubiri we iburyo bwa Data wa twese. Icya gatatu twarebeye hamwe nanone ko tubereyeho kwigisha abantu b'Imana, tukabigisha icyo Kristo abakeneyeho. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bibe bigaragara ko gitandukanye n'icya kabiri, ni uko tubereyeho kuvuga ubutumwa, tuvuga ibyo Kristo yakoze n'imbaraga n'umumaro byamariye umwizera. Noneho hano icya gatatu aho tuvuga ngo tubereyeho kwigisha abantu b'Imana, ni uko iyo warangije kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ibyo ugomba gukora kugira ngo urusheho kugumana nawe. Ni ukuvuga ngo kurinda agakiza wahawe muri disipurine igaragara. Icya kane twasanze tubereyeho kugaragaza urukundo rw'Imana, tubikorera mu murimo. Aribyo mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe imirimo igutegereje wowe mwizera, wowe mu Kristo. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe amahame yo kwizera, aribyo nababwiye faith statement. Ni ukuvuga ngo ihame rya mbere ni ubumwe, kuko hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe n'Imana imwe, ariyo Data wa twese. Rero tubibona mu Befeso ibice 4 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6. Haleluya. Ni ukuvuga ikintu kibasha gusenya ubumwe, icyo ngicyo ntabwo kiba kiri mu mugambi w'Imana. Yego hariho n'igihe mu itsinda runaka duhuje imirimo, duhuje intego, dushobora kutaryisangamo neza, dushobora kubona hari ibitagenda neza, ariko ibyo ngibyo ntabwo bishobora gutuma tubasha gutandukana nabo.
urugero naguha urugero muri nka Pawulo. Sawuli wahindutse Pawulo yatorewe, Yesu yamuhamagariye kuba intumwa ye mu banyamahanga. Izindi ntumwa bagenzi be ntabwo zabyishimiye, nta nubwo zigeze zimuha agaciro, nta nubwo zamwemeye nk'intumwa, ariko kubw'umuhate we yakomeje gukorana nabo, nubwo rimwe na rimwe batatinyaga no kuba bamuvuguruza mu ruhame bagaragaza kuko atazi Kristo akorera. Rero ni ukuvuga ngo ikindi nakongera kukubwira, mu bantu hari ibintu byinshi tuzasanga. Abantu bakunda kawo, bakunda ababo, ntabwo bakunda abantu batabashije kwizamurira. Ni ukuvuga ngo baravuga ngo mu buryo bundi nakubwira ngo umwana w'undi abishya inkonda. Pawulo rero impamvu nawe namugereranya nciye uwo mugani, ni uko Pawulo mu b'intumwa zashakaga ko baba intumwa ntabwo Pawulo yari arimo. Mu mizo ya mbere ubwo bari batarahabwa Mwuka Wera, Petero yarahagurutse agaragaza urupfu Yuda yapfuye, agaragaza ko agomba kuboneka umusimbura, ariko bashyiraho kondisiyo ngo umuntu wabonye Yesu abatizwa akamukurikirana akumva ibyigisho yatanze byose n'ibitangaza byinshi yakoze areba, uwo nguwo niwe ukwiriye. Batora babiri, muri abo babiri batoranyamo Matiyasi. Matiyasi yatowe n'intumwa, intumwa ya 12, ariko ibyo byakozwe n'abantu, si Imana yabikoze. N'abantu rero mu itorero hari benshi nyine bareba bakavuga ngo uriya kubera ko muziho iki, uriya kubera ko avuka aha n'aha, uriya kubera kuko akora ibi n'ibi, uriya kuko yize amashuri aya n'aya, uyu nguyu niwe ugomba, ariko ugasanga si Imana yabikoze. Rero Pawulo Imana imajije kumuhagurukiriza i Damasiko, agiye kurenganya itorero ry'Imana i Damasiko, ntabwo intumwa arizo zamusengeye ngo abone amavuta y'ubutumwa, ahubwo Imana yihagurukirije uwo bita Ananiyasi. Ananiyasi iyo turimo gusoma Bibiliya nta nubwo dusanga yari intumwa, nta nubwo dusanga yari umudiyakoni, ahubwo bavuga ngo ni umwe mu bigishwa ba Yesu. Rero ni ukuvuga ngo Ananiyasi niwe wabashije kumusengera, kandi amajije kumusengera ahabwa amavuta yo kuba intumwa. Rero izindi ntumwa ntabwo zigeze zibyemera. Ni ukuvuga Pawulo yari afite urugamba inshuro ebyiri yagombaga kurwana, kandi yarwanye intambara nziza nk'uko abivuga mu nzandiko ze. Pawulo icya mbere yari umufarisayo, wa wundi ukurikiza amategeko, wemeraga Imana itabyara itanabyarwa, kumva kuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana yari sakirirego, cyari icyaha gikomeye imbere y'Abayuda. Rero ni ukuvuga ngo amajije guhinduka yatangiye guhamya ko Yesu ari umwana w'Imana, ari nawe Mana y'ukuri. Abayuda rero ibyo ngibyo ntibashobora kubyihanganira, bagomba kumurwanya mpaka bamwishe. Urundi rugamba rwa kabiri yari afite urugamba rwa bene data b'intumwa, bo batowe na Yesu, bagendanye nawe, aribo bafite n'ububasha bwo kwemeza ugomba kuvuga Yesu. Rero kuri we kugira ngo babyemeze ntibyakundaga, ariko Kristo yari yamuhaye imbaraga, yagombaga kubivuga babyemera batabyemera, buhoro buhoro ibimenyetso bikazabasha kubemeza. Rero nubwo yarwanya urwo rugamba, niyo mpamvu ngewe nawe uyu munsi ubutumwa bwatugezeho muri Afurika, kuko bo bari baratangiye kwihindura imana yabo y'Abayahudi, bavuga ngo Yesu wacu. Ariko ku bwa Pawulo, kubwo guhaguruka akabasha guhamya ukuri, akabasha guhaguruka mu mwuka wamuhagurukije, yabashije guhamya Yesu wa twese. Reka rero icyo ngicyo wenda ubumwe, nicyo mpamvu mbivuze, ubumwe niyo bamwe muri twe bashaka kubusenya, twebwe turabwubaka mu izina rya Yesu. Reka turebe nanone ihame rya kabiri mu mahame 3 nababwiye y'ubumwe, ni mu bitari imyizerere y'ingenzi hari icyo twita umudendezo. Kwemera n'ufite kwizera guke cyangwa ufite intege nkeya, tutiriwe ducirana imanza. Ese urinde ucira mwene mugenzi wawe urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara cyangwa akaba ariho agwa? Nuko rero buri wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana.
Mbese ufite kwizera? Niba ugufite ukwigumanire mu mutima wawe imbere y'Imana. Hahirwa uticiraho iteka ku byo yemera. Tubibona mu Baroma 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, Abaroma 12 umurongo wa 22. Tugiye kureba nanone ihame rya gatatu, mu myizerere yacu yose tugomba kwerekana ineza mu rukundo. Nubwo nagira ubwenge bw'abantu bwose bwo gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo naba ndicyo. Tubibona mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 13 umurongo wa 2. Reka turebe rero ibintu 11, nibura iby'ingenzi 11 twizera. Icya mbere, twizera ko Bibiliya ari icyahumetswe n'Imana kandi akaba ariyo yonyine itagira ikosa. Ni ijambo ry'Imana rifite ubudahangarwa. Tubibona muri Timoteyo, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16. Icya kabiri, twizera ko hariho Imana imwe ihoraho kandi ibera hose icyarimwe. Yigaragaje mu buryo butatu: Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Tubibona mu Gutegeka kwa 2:6-4, Matayo 28:19. Icya gatatu, twemera ubumana bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu kuvuka kwe yabyawe n'isugi, mu buzima bwe ntiyigeze akora icyaha, mu bitangaza yakoze, mu busonga bwe no kwitangaho igitambo agapfa, umubiri we wazutse mu bapfuye, mu kujya mu ijuru akaba ari iburyo bwa Data, mu kuzagaruka mu budahangarwa aje ku isi, mu bubasha n'ikuzo kuyobora isi imyaka 1000. Muri Yohana wa mbere avuga ngo mbere na mbere yariho kandi yahozeho. Icya kane, twizera mu ihirwe ry'ubyiringiro, kuzamurwa kw'itorero ubwo Kristo azaba aje agahagarara mu kirere. Tubibona muri Tito, urwandiko rwa Tito ibice 2:13, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 4 ku murongo wa 16. Gatanu, twizera ko gusa habaho kwezwa ibyaha binyuze mu kwihana no kwizera mu maraso y'igiciro cyinshi ya Yesu Kristo. Yohana ibice 14 umurongo wa 6, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Gatandatu, twizera guhindurwa na Mwuka Wera ku buryo budasubirwaho. Ni ingenzi ku muntu wakijijwe. Tito 3:5. Karindwi, twizera umubatizo wo mu mazi menshi. Matayo 28:19. 8, twemera umurimo wo gucungurwa wa Yesu Kristo ku musaraba ubasha gukiza indwara n'ibindi ku mubiri w'umuntu, mu gisubizo cyo kwizera isengesho. 9, twizera umubatizo mu Mwuka Wera tugendeye mu byakozwe n'umwe ibice 2 ku murongo wa 4, bihabwa abizeye babisabye. 10, twizera kwezwa n'imbaraga za Mwuka Wera binyuze mu kuzuzwa k'umukristo udashobora kubaho mu buzima bwejejwe. Ni ukuvuga, kugira ngo ube mu buzima bwezejwe, ni Umwuka Wera ubasha kukweza mu buzima bwa buri munsi, ukabasha kuba impumuro nziza y'Imana y'Umwami wacu. 11, twizera imizuko ibiri, abakijijwe n'abazimiye. Bamwe bazazukira ubugingo bw'iteka, naho abandi bazukire umubabaro w'iteka. Mu Byahishuwe ibice 20 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Mu buryo bumwe dushobora kugira ibyo tuvugaho cyangwa dusobanuraho ku buryo burambuye, ariko ibyo ngibyo tuzabikora mu kiganiro gitaha, mu kiganiro gikurikira. Ndabakunda. Umwami Imana abaho umugisha, amahoro n'imigisha bibabeho. Mugire igikundiro mu kazi mukora, mu bakoresha banyu, mu miryango muvukamo, mu nshako zanyu. Umwami Imana abaho umugisha. Rero ushaka kugira ngo kugira icyo umvugisha, wa telefona kuri telefone ya WhatsApp 0788440999. Ndabakunda. Rero kandi ushaka kugira ngo ikiganiro igihe nyishyizeho ujye uhita ukibona, wakanda subscribe kugira ngo kandi turusheho gufashanya. Njyewe nta yindi ntego mfite usibye kugira ngo murusheho kuba mu murimo, murusheho kuba mu byo muzi, mu byo murimo mubisobanukiwe. Umwami Imana